bihera. Hari abategereje ngo babahemukiye babanze babasabe imbabazi. Nyagasani Imana umva ibiri mu mitima yabo, wakire kubabarira kwabo. Bababariye ababahemukiye mu izina rya Yesu. Ubaha amahoro ahari intimba, ahari amarira, ahari agahinda, n'ibibuka bababaje, umunezero, ibyishimo, imbabazi zitume babasabira umugisha ku Mana. Uri ku musaraba abakubambaga babwiye Imana ati bababarire ntabwo bazi ibyo bakora. Stefano bamutera amabuye bamuzira kwizera Yesu, yaravuze ngo bababarire Mana ntabwo bazi icyo bakora. Ariko bamaze kubivuga ngo ijuru rirakingutse, abona ubwiza bw'Imana. Reka ijuru rikingukire abantu bari hamwe Nyagasani Imana, cyane cyane abatazi imbabazi ko babaha abahemukiye, ababataye bakaba intabwa, ababasuzuguye, ababatesheje agaciro, barabababariye. Niba bibuka bazajya babasengera, niba bibuka bazajya bababwira Mana ngo bababarire ntabwo bazi ibyo bakora, bakoreshwaga n'imyuka y'abadayimoni. Buri wese muri aba ubwe gutangira urugendo rushya, barangwe n'urukundo, barangwe n'imbabazi, barangwe n'amahoro, barangwe no kwirinda, barangwe n'ubugwaneza no kugira neza. Imbuto z'umwuka zose zibagaragareho. Be kuba nka cya giti waje ugishaka imbuto ugasanga nta rubuto na rumwe ruriho, ukakivuma kikuma. Ntabwo Mwami bifuza kumva nk'iki giti. Niyo mpamvu tubasabira umugisha wo kwera imbuto z'umwuka wera, arizo mbabazi, arirwo rukundo, ariyo mwahoro, ariko kugira neza no kugwa neza. Mwami bababarire, ubasukeho imbuto z'umwuka wera uyu munsi. Tubisabira ryaza twese by'Umwana n'Umwuka wera.